Burya abakobwa ni nk'amacupa nibaguhamagara jya ubakupa na phone uyijugunye utipa ahubwo babwire ngo murakapu niba ucuruza ntukabakope ibicuruzwa jya ubibera kipa nubakupa uzabura na silipa nyamara wari ufite igikapu mu bapipo waruzwi nk'umukapo. Burya abakobwa ni nk'amacupa oya ariko nanone ni nk'agacuma nabwo agacuma k'inzoga y'umuce agacuma niko mwicara ukagacurura inshuro 10 ukagacurura kari buceceka kagucanguka kagira inshuti inshuro 10 buke kakakubyinisha jeje ukabyina jeje ko kari bucece kakagucyura mu gicuku kagatera umuco wawe gucuya kakanagucurika mu rucura isazi iyi sirakanye siyezere nari umusore w'imisoso curangwa na DJ Bisoso nkundana na bene ibisusu ni nanjye wahuje mama wawe soso naso none ubiyisi yarandasiye nsigaye nsamura iby'inkoko saso yasaguye iyi sirakanye sezere ibisi bihuha yemwe bahu warayahaho ndi yahura. Amahoro n'amahirwe rero ku bakunzi ba Pastor Manase kukunzi Muragi Family TV mwese abakunzi ba Light Media TV bakunzi ba Pipikati TV show mwese mbabwire ngo amahoro musha bitangwa n'Imana bibane namwe none nteka ryose amina. Ngarukanye n'umusore wanyu mureba amaboko ni yose ubundi amenyera ibintu byagurutse abanyanga ari kurinda ingano ariko umunsi umeze neza Patrick Karame uraho yego ndaho ndashime Imana umaze iminsi umbwira ngo urihuye ngo risigaye no bakwiyegereza ngo ubusizi ngure kwa buzahura muri make ubarenzeho kuraje uvuga kenshi usa n'umpindukiriye kigize hino hano yego iyo abantu no kugukenera hari ubushobozi runaka babakubonamo yego ese witwa Sano Center w'Igicumbi bamuzi nawe ni umusizi ajya bimbira ndamuzi ni umuhanga urebye arabizi pe ntabwo ni nawe nzi nibuze mubasize yes nawe arakuza ari kumuraziranye yes we are just friend okay mukomereza aho rero ubwo rero twagiye hari igisigo gishya ufite mbo nago byabura mbanzutse buri huriye ariko kandi bagashaka. Burya abakobwa ni nk'amacupa nibaguhamagara jya ubakupa na phone uyijugunye utipa ahubwo babwire ngo murakapu niba ucuruza ntukabakope ibicuruzwa jya ubibera kipa nubakupa uzabura na silipa nyamara wari ufite igikapu mu bapipo waruzwi nk'umukapo. Burya abakobwa ni nk'amacupa oya ariko nanone ni nk'agacuma nabwo agacuma k'inzoga y'umuce agacuma niko mwicara ukagacurura inshuro 10 ukagacurura kari buceceka kagucanguka kagira inshuti inshuro 10 buke kakakubyinisha jeje ukabyina jeje ko kari bucece kakagucyura mu gicuku kagatera umuco wawe gucuya kakanagucurika mu rucura. Burya bamwe mu bakobwa baranikunda sha bajya bafata batipe kunda babasaba kuryitunda bagahita bataka mu nda nyamara batipe babahaye ipinda bamara kuryipinda bagatera batipa gahinda bakanga ko babyina gahinde bibirinduriye igitanda. Abakobwa barikunda sha abantu batuvuye mu mbavu bagatwara izina ryiza nk'abahavu abana batipe bahimi bavu bariye n'inyama y'ahambavu babasaba gukorera mu ruhavu bagatera batipe shavu ngo have mayiravu mu rubavu hatera amabavu njyani rubavu. Hoshi nta by'abashera basheri bareke barabesha sha uriya musheri wita shu kuri uri nk'ishashiri gusha after nanjye ajya nyita shu sindi umubisha ngo nkuhishi jya wishimana n'ubushera sheri wawe si mubeshera niba sheri wawe waguteye ishema shu muri gushingirira amashu sinatumusha ngo ufite sheri shumi yanjye jya guhinga amashu ukuremo kashi wirire sho kuri sheri wawe ngende shuwa ikindi kandi ndi na juwa haba sheri barabesha sha sheri wawe arakubesha nanjye akambesha akubesha ko ntawe muresha nanjye akambesha ko nawe turesha sheri wawe jya umubera umushuma ntakakurushe kubesha akubeshe nawe umubesha mukubesha mwese mureshe ubayisha ari kumbesha ariko nanjye ndi kumubesha sheri wawe afite abasheri benshi nawe mushire kuri benshi uwo sheri arakubesha sha sheri wowe aragucenga nicyo gihe ngo wiga amacenga agucenge nawe umucenga umukunde papa sari ukuryicunga nagusaba kujya ku mucanga umucenga umusabe kuryicunga kuko sheri arakubesha sha. Abasheri barabesha abasheri baterana stress zitari resi niba ubyumva mbwira ngo yesi abasheri baterana kesi ndavuga kesi ya rosi izi sinzozi nge na rose tinya umuntu ugurira kiroze ukamubwira ngo kamukoroze washuranze indirimbo ya Tom Close
nyuma akagenda kwita ikirezi imbere yarakubwiraga ngo uri nka Yezu. Habasheri barabesha sha, habasheri barabesha, aho usanga nk'umusore Merisi ari mu rukundo na Melissa, Melissa yikundira Elisa, Elisa yikundira Rayisa, Rayisa yikundira Royizi, Royizi yikundira Rowize, Rowize nawe yikundira Nizo. Abasheri barabesha sha. Urabona ko inganzo yawe nishya arimo gukebura no kwibutsa. Yes. Ariko koko hari igihe umuntu gucenga kurimanganya harimo kwibutsa, harimo kwibutsa kabisa. Hari umuntu agira gutya akakurimanganya ati uri number 1 kumbi baye ngombwa akavugisha kuri wasanga uri nka number barabesha. Batera na stress. Oya na stress byo da. Ariko nawe ati yubagira gutya gahunda no kurgicunga. Ubwo no mubyiza mbese. Kumurya abubuse ko ari hahandi kumubyiza usanga hasi ubundi kuvuga ngo abavuga ngo nyarariye umuntu nariye umwana ugira ngo ni wowe umuri nuwo wakuriye bena mbere rabanza kagucumuriza iyo umuguriye nkuko n'amafiriti byose burya bari kugege nawe ndagira buhoro buhoro ikindi mwajya muri hayi ni wowe guhomberamo n'ubundi bwa kabiri waraza ngo nawe ahubwo nibo banama Nyamabo navuze ngo bari nuko rero abakubuti nk'amacupa ibi kijisigo cyangwa se inganzo yakuje imiti mbo ni ibintu biriho umukobwa arazaga kwihishamo nyine kankasubiremo aho gace yego buryo umukobwa ni nk'icupa oya ariko nanone ni nk'agacuma nabwo agacuma k'inzoga y'umuci kuko agacuma niko mwicara ukagacurura inshuro 10 uretse rero utagacuma ni nk'inzoga y'umuci nabwo agacuma karimo inzoga y'umuci harimo inzoga y'umuci bivuze ngo iyo nzoga ijya kuba umucara bamaze kuyinywa buryo igenda irara ntibayimare bivuze ngo wa mukobwa kumugiranya ko yatangiye guhabwa umubyizi kera mutaranamenyana ukaba umumenya ari ikiragutse yego mwanzo agacuma ni nk'inzoga y'umuci agacuma niko mwicara ukagacurura inshuro 10 ukagacurura kare bucece kakagucanga ukavanga kare bucece ukakagira inshuti noneho ubwo ni wa mukobwa waje yigize intama kumbi induru yaravugerwanyana yego ku buryo kumkurira iyo nsina hari abibeshya ngo kuri igiti cy'ipera kumbe ni nk'insina iranyerera ukakagira inshuti inshuro 10 iyo ukagize inshuti inshuro 10 rero buke kakubyinisha jeje niko kundi wamaze kubyagushobeye usigaye kuguza umuntu tishanye muri Gavene ndanje turebe kumbi washiri wahonga amabera atanye kukwana kakakubyinisha jeje none ukabyina iyo jeje ko karaho kari bucece ari gucata nabandi ahubwo ati ndaje mukanya noneho sasa rero ibyo bimaze ko iyo karangije kukubyinisha jeje bucece igikurikiraho kagucyura mu gicuku kagatera umuco wawe gucuya kakanagucurika mu rucura nta mandayigora Urukoma mwatendanye utanye no kwigurisha nako kuguza inshuti n'abavandimwe kuko iyo jeje uri kubyina wayivamo amahoro umuco wawe wacuye yego nyine byatanye gukomera nyine uratamu gicuku kandi wanamutegeye bikarangira kagacuritse no mu rucura ucurikwa rero niko kundi byagushobeye ari urumva havamo no kwiyahura urucura ubundi nibo ni ubwoko bw'itaka ndabizi rweramo ibirayi harya urucura kubyo kukiranda kikavamo ko cyakabaye ni nk'ivumbi ribende ariko rero byakubayeho hari umuntu akuganye ngo nkorereye inganzo mbo agace byambaye ni hari abavuga mvuga ngo burya abakobwa nima nk'amacupa aho iyo ni story yawe ugiye kuvuga aha nganjira mu turebe niba guhamagara jya ubakupa na phone yijugunye utipa ahubwo babwire ngo murakapu niba ucuruza ntukabakope ibicuruzwa jya ubibera kipa nubakopa uzabura na silipa nyamara wari ufite igikapu mu bapipo waruzwi nk'umukapu twango nari mfite sheri ngewe shera yaza kunguza udufaranga ndabyibuka wawe kandi nawe wari umuhiri wari udukuye he wari umuhiri ku gahumbi kanje k'icyo gihe yego mbo ubwo uduceri nari nzatuguramo inkweto nzambara kuri Noheli naratuzigamye ngo inkweto nzazigura kuri Noheli abaratungujije Noheli yegereje mu bwenge matwa dufaranga ngo ariko ubu wanyishuza koko ngo shane nabuze yaragutezemo kuzijishura ukamuhonda ndembo oya nyine we ni nka kintu yari yateguye narambwiye nagiye kumwishuza arangije arambwira ngo koko wanyishuza koko oya
arambwira ngo nyine naye nabuze uko nkubwira ngo ngurire, ndavuga nkoresha iryo jambo ngo ngurize. Niyo mpamvu nanjye nahise mvuga ngo nimba ucuruza ntukamukope, ibicuruzwa jya ubibera kipa, n'umukopi uzabura na silipa, nyamara wari wifitiye igikapu mu bapipo wari uzwi nko mu kapu. Hanyuma wenda ataza kugira udutera amabuye, ntabwo ari abakobwa bose turi kuvuga. Navuze ngo bamwe mu bakobwa baranikunda. Mbese ni bamwe mu bakobwa. Ureba iki kiganiro ntabwo tuvuga mu rusange abakobwa bose. Abakobwa bahari biyubaha. Yego. Rwose basobanutse, batekereza kigabo, nubwo kigabo bafite ibitekerezo byagutse. Wa mukobwa urakona ko ateganyirizwa cyangwa se yiteganyirije kuzavamo umugore mbese nka sister wanjye. Sister wawe? Niba kukurikiza se uri kumata nkamuciraho iteka muri. Oya nyine harabagera ku gitsina gore bakabaca intege bakumva ko ari rubanda rugufi, bamwe bakavuga ngo abagore n'inzabya zoroshye, ariko si uko bimeze. Rwose bose njye mba mfite ingero nyinshi naguha ukamenya ngo umukobwa yakurumbira, ariko n'umuhungu yakurumbira. Sibyo? Ntabwo dukwiye gufata abantu ngo turashyira mu gatebo kamwe nimba wagukubise hasi. Sibyo? Hari n'uwankunze. Hari n'uwagukubise hasi, ariko nanone hari undi muhungu wagiye nabo barahari basige barya iby'abakobwa ahubwo ari bo. Kamuri mangati bumnije amafaranga wenda 500 ndaje nkwereke. Abahungu bo basige baza gucunga bakareba neza ahantu umukobwa ifite aka business ke karemereye yikorera. Akagenda kamugurguba nk'igisiga ikizura icyanira urakizi. Yego. Hari ukuntu ndibuka turi mu ishuri size mu primaire batubwiraga inyamaswa zihiga ku manywa n'izihiga nijoro. Bagera kuzihiga ku manywa harimo n'ibisiga. Buriya cya gisiga kino cyane ubona kikaguruka kikona gitinza ahantu mu kirere cyanze ko hava vuba. Gisa n'icyahagaze. Buriya kiba kireba hasi. Niko byumva we kibasha kureba imbeba cyangwa inzoka cyangwa kandi gasimba gatoya kari muri metero nka 200. Mwumvise? Numuza yuko ko nakimanukiye rimwe cyakunja amababa. Kigwa ahantu hasi nko mu migozi y'ibijumba. Mu masegonda nk'icumi kikaba gihagukanyemo imbeba. Buriya kiba cyayibariye kireje hariya. Ubwenge bwacyo noneho cyo kigenda gihindisha igicucu cyacyo. Urumva mu gihe cy'izuba igicucu kiri hasi. Kandi gihindisha igicucu yambaye kina kikumakuma kishyira heza. Nayibona igicucu kigahita igende. Iyi ni igicucu kiri kubyina hafi aho ikigira hirya cyane kihinda kikaza kuyizana ahantu hagaragara kubyo iramanuka yakibaza. Isaka bakiramanuka yabaza yambeba kuburyo imanukira rimwe po. Umvise? Rero hari abahungu nabo bitera bacyakamanuka ameze nk'ikizu atura mukonda muza aracuruza arikorera uranzamukubita hasi ntabwo azamenya irengero ryanjye. Utanzagaruka nabona abakoziho. Ntabwo ari bose ariko ahubwo bashiki bacu n'ingenzi rwose ni namwe muvamo abagore bejo hazaza kandi turabakunda cyane muranabizi. Boke nuko rero uwo muntu wagukubise hasi byarangiriye aho waramubariye kusa no mubikiye inzika bimeze bite? Nuko igihumbi cy'icyo gihe cyari cyinshi. Urumva ntago wabyibagirwa bigeraho bigashira ariko ntago wabyibagirwa. Ariko rero ubu ni umugore yego yarashatse agira smartphone cyane bivuze ngo iki kiganiro ushobora kukibona aranamfana aragufana bivuze ngo umujya muganira ukuntu yakuriye igihumbi se base muzakimisha. Ntago tubiganira ntabwo yicara ngo mve kuri waburi kumuninura ntabwo nk'ubu iki kiganiro wenda azakibona ahubwo ndagusuhuje. Ako byari byo bwanza amabari buryo umuntu wambura igihe. Oya ntago murakari ahubwo uzamuhande waba mustari wowe uzamusure buriya suwanyu hari azaruhunde azakora kuri table d'honneur mu bukwe bwanjye. Wowe usubwe wakoze miki ubwo wakoze miki hoya nese sinzaba mpaye icyubahiro umugomba. Oya ndibaza nyine yari wo muzirance zirihunde iwanyu. Yego bivuze ngo byanamushobeye wanamuhuta mugurije umuntu mwabanye kavuga uti dore nyaboneka dore abana be kuburara akira aramutsanganye nabikora kuyutana kwibwiriza umugore wundi mugabo neza umuntu yashonje bigaragara. Oya nturi umurokore se wanyu? Yego ndi umurokore kandi uracyari we cyane. Yubu navuze ngo gukiranuka kwangenda gukomeje ntacyo umutima wanyu uzanshinja nkiri nawe uragukomeje. Nanjye gukiranuka kwangenda gukomeje sinzakure igira hirya ndirimba ka karirimbo ngo kandi ukwikunda nganjiramo mbegu mbese urukundo rw'Imana yacu ntaho harondoro ko rungana neza
rusumba izuba rusumba ukwezi kandi ikuzimu rugerayo batumye yesa za mwisi yacu ngwindusha turuhure na cya kirara cy'inzererezi rwatumye sa cyakira. waririmbye muri korali y'ababyeyi? Oya, naririmbaga gatatu. Nyine narayirimba yose. Nyine waririmbye muri korali y'ababyeyi? Oya, yari yaba yitwaga Light of Jesus. iba hari mu Rutoro se? Oya, igatare. Gatare Simanzi. Igatare no kuvuga ngo ni igitwe. Igitwe urahazi? Naho Simanzi. Na karagahanda gaciruhunde kari hagati y'uruhunde kuri tera imbere no mu Matyazo. Nanyuraga ngiye mu ngoro ngari se? Waciye inyuma. Ntabwo njya nci inyuma. No ngo reba mu Matyazo. Umanuka igatete. Nunandi wica gutya. Ntabwo nahibuka neza. Tushatse kuvuga rero inganzo yawe imiraguka. Ubwo ufata topic runaka cyangwa se insanganyamatsiko runaka ukayivugaho nicyo bita inganzo ko yagutse. Ariko iyi nganzo nayo ntabwo ugenda ngitsikamire ibyo wahoranye. Kuko mu busizi inganzo igenda yiyongera ibya bindi wakoze ni fondasiyo. Kuko birinduka gufungura ubwonko cyane bikarangira ahubwo no guhanga bitake kuvuna. Harya merutse kubona akantu kawe uri kuri base nano waragasubiyemo? Ndi kuri base. Na ndiko nigaragura mu muhanda. Bivuga ngo yihonda nishaka ince kunda. Uragasubiyemo? Yes. Nkasubiyemo nanjye rero nakakubitanye nakaka ahantu. Yego. Iyi si rekanye isezereye isi yagize wasira umusazi nibe na wasiri wenda n'umusazi bisazi bye bituma twara isuzu. Iyi si rekanye isezere kandi namwe reka mbasezere sinagenda nasezeye kandi mumbabarire nimundirire sori nari umusore nyamusore witwara gisura pana b'abasore basa n'imisure none iyi si yarandasi ibundo umwe mu basore bisiga isabune mu maso ngiye gusura samusure. Iyi si rekanye isezere ahubwo bayi kubira usiziwe nanjye naruwira usiziwe nari nenda no gusizawe none ubungu businziwe kandi ubusi ubusinziwe. Iyi sirakanye isezera bisi bose banyisisa bizeza ubu ntahazaza ndi nk'umusaza gusa iyo nseseye mu basaza bose barandasira ngo ninsosoke mu basaza ndi mu basaza ntumisazi. Iyi sirakanye isezere nari umusore w'imisoso curangwa na DJ Bisoso nkundana na bene ibisusu ni nanjye wahuje mama wawe soso naso none ubu isi yarandasiye nsigaye nsamura iby'inko ko saso yasaguye. Iyi sirakanye isezere ibisi bihuha yemwe bahu warayahaho ndi yahura nini yahura mutahurura muhamaho mwivugire ngo ahambi bahamirije mu ruhame uyu muhungu ntayamaha ni mume hamamperaha ntanayihaho ndarahiye n'umuhahuri mu mahamura abaheta muhora muhiga imihigo yo guhiga uyu muhungu muhoberane muti hobe ho buhoraho mu muhe haleluya sinyishaka guhweza ndashaka guhwera yemwe bahu ruki dizikara ni nk'iyamakara imyaka yanjye ni nk'iyayaka kuri njye makaroni ni corona imbere y'imbaga ndimbagara iri sibanga simbanga ho kubanga ndiyanga sindiyanga ndinanga ndi kugamba yo kubaraga sinabaraga urwango nanjye ndarwanga ndi umurokore w'ukuri ariko abarokore muri korari ngo ninsohoke ndi kunuka igikarango kandi kubera umuntu ko simba kumbuza ahubwo mbakura kuri rukana mariko ese Yesu ni wowe wasinye ngo uyu musore iteka nzagwisare ayesu we yanenda gusara reba nka Christmas abandi basore barasohoka bagasohokera Gisenyi bambiyo ku musenyi mu gihe ngewe Christmas uyu musore ni se na masenyi yumva disi nk'uwisenye kimasa. Yesu we nakoze na saving ngo ndebe ko nagura agasambu ahitwa Nyagasambu nsinziriye hazi ibisambu ayisambu birayarasuwa amapistorana nakwira subura kambandame mu muhanda ndebe ko hazihonda byibuze disi riri guhinda rikambanda makuri yinda nkareba ko nakira kagahinda. Yesu we every time mumora ndi gutaka nkataka nko bari gukata Kristo Yesu mumutaka nsigaye nsa nuba mu gitaka singira nanjyana muri takataka ishati bayita ingutiya Patrick nta nagatoroshi itoroshi yo ni mu biroto na tuwarete zabo mwitawuni Patrick ngeze ndutira geto navuka sindarara kuri matera igitanda cyanjye n'urutara nabuze n'umuntu wa mutora Kristo what can I do.
Yesu Kristo ngwino nsange maze unsanganize boyesi ndebe ko nasoma ku agasosi nakaba boss uyu musore disi ndi simple nkwaye sample murandisadi kuri wowe Yesu nyirizina wowe Yesu hozana gisubiza huzuye ibibazo nyemerera disi nge nkubaze impamvu nabona ibisubizo nkahora mu buzima bw'ibibazo na n'ubu Yesu ndi mu bibazo bya bibazo bibabaza biri kumbabaza always Yesu kankubaze niba ndi ikizira kuki utangiza ikiziramire naremewe hari kubona inzara babona inzira ngewe mbora inzira ubabanze barenza abakunzi Yesu kankubaze kuko mana wamaye ubukire niyo wamubukire buke niyo utamubukire bukeba uramutse umaye ku bukire hari abakene naza ndamukira nkabaramukira ntabamukira nkabahereza ibyitwa ubukire hanyuma bamara gukira simbacyurire ko nabakijije akazu kanjye ni nk'umukebe anytime katuridukira umugisha wo gukira ni muke imyaka yanjye ni mike ariko ngaragara nk'uwa kera n'abakire b'iwacu ku cyaro mana yanjye banyimye ubuhake umutima w'uyu mutipe Patrick ugenda utumba every time kandi ugatumba hafi guturika ku buryo numva nanaturuka nkatorokera mu gitaka Patrick ndi gutaka ngatakana disitari ritora pana zatera ziri shoti nakomangiye abakomeye banyambara n'ibikomo bamwe bavuga ko ndi kumuka ubuse ko Manase we ndi bikomo kuri we Manase nyiri umuco udacu yacumbi ry'umuco Manase ucurukura abacuramyi bakicara kinyamuco nafashe amakuru kuvuka ibyumba kandi nanjye mba muri byumba ikigaragara muri kigaruri mugari ikigaragara ntiwabura ubugari b'umugabo nyamugabo nzajya nkwita uwanze umugayo goragoza nibona i Kigali niyo haba disi Nyabugogo niyo naza ndara ku mugogo bitabaye ibyo ndiha umunigo kuko amaniga yose mbona imboga mu menyo naganyiye abagaragara muri uru ruganda nyarwanda ngo nshaka kugaragara bati niba ushaka kugaragara birasaba ko abaho iwanyu wagaragaye niba muri uru ruganda nyarwanda kugira ngo umuntu agaragare bisaba ko iwanyu aba yaragaragaye Manase numbaza iwacu wagaragaye kubera ko waragaragaye nawe uri uw'iwacu mbonye urukwavu ubu narukama kuko kawuyo ni mu makaye 2014 ndi mu wa kane nimugahakana abanyamakuru muri ikunda byo kwikunda mwako bukaro na Patrick go kubo bantu bakuru sakaga ngo Patrick nza n'ubukaro ku myaka yanjye nyambara kaki kandi kaki yari ya kera uretse kuba sheri wanyitaga shushu yarashakanye na Sharire bagashuma iyo sayisheri ubu simba besha samashengo sinisharaho ubwo nishaza ry'abanyamakuru banyakubukaro Manase we ubu singira kaka ngo yamakarima n'agakabutura nambara nakamini wenda ubaze rukara ni wundya kara ngo kararise wa kaka nizikura nanjye mbikore nyikubitemo nge mu rukundo na Kerenia ubu Patrick singira ikariso meruka ikariso ya wanaume nabwo ari tuyiri mutoto wa Tereza batuye gatete bateta birata batematemera amata mu matamatama nzate mutunza tanzi yataye mituweli mutoyi wayitaye wananije ipantaro naka gashati wabitaye ndabitoragura none abanyamakuru ngo nza n'ubukaro koko murumva tarakaga. Okay Patrick inganzo yawe ntigeza ko idafunguye cyangwa uzi bucyumvise se yego ntigeza ko inganzo idafunguye ntabwo icitse amazi irafatitse yego murakoze ivuze ngo sa ukayisoma inshuro nyinshi wagira ku ijambo wenda ngo kwiyahura kumva hayigarutse kenshi hari ibyo babyita ngo iki nisubirajambo iyo nganzo yamaze kumva icyo kintu mitemba ko iyo nganzo nyiri inganzo nawo bwari umuhanga murakoze tunugana kuri kisozo ku musozo w'iki kiganiro cyacu ngushimire pe yego kandi ukomeza wagagaza ibirindiro imbere ni heza yego murakoze kandi umuhanga ikindi uracyari muto ufite ubwonko buzima bukoresha muri iyo myaka hari igihe uzagera mu usanga bitagishoboka rwose bisaba gusomerwa iby'abandi kunaniza ubwonko bitagishoboka rero badukurikiye mu subscribe muri benshi musharinga ibiganiro gahunda yacu no kujya tubageza ibiganiro bitandukanye ku bantu benshi mubona ko bashoboka bazajya baza bye bye mwakoze.